sha yewe ko numva inzara inyishera noneho ndabigenza ute mana yanjye kandebe nimero za Lisa y'inshuti yonyine mfite ndebe ko yanguriza udufaranga kabisa. ndatunguwe kabisa. Arikatera we reka mwitabe numva ikibazo cye. Halo wi ni byiza ni sawa urabura ngahe? Okay, 2,500 reka nyaguhe kuri telefone. Iyi nimero si iri muri mobile money? Okay, sawa nyine nyuma y'icyumweru uzayansubiza. Arikateri meruka muguza amafaranga ambwira ko atazashira icyumweru, none icyumweru gishize harenzeho umunsi umwe. Reka muhamagare numve ko yagira icyo ambwira, umva yuko no muri iyi minsi uhamagara umuntu akakwihorera. Sari kwanga kuyifatara abantu bo muri iyi minsi nabo rero mana. Uyu muntu nanga abantu banesha umutwe w'umuntu ari kunyaka inguzanyo. No muhungu cyane umukobwa. Uyu se igikobwa. Abana umukobwa mwihore ashobora no kutayaguha niba utanabizi. Ahubwo satse nka kitaba nkakibwira ko amafaranga cyane bere mu kazi. Ako mwitabe wenda mwitabe ntacyo. Ariko nyine umutara. Ndetse gato. Ndetse mwereke. Ngo bakita cya Lisa kino. Nese agushakira iki? Ngo cyashaka nyiguriza amafaranga. Nahere hashize icyumweru mwima amafaranga ariko wayamwimye. Ahubwo reka mwitabe ukumva. Mubwire ko ndi mu nama, sibyo? Nta kibazo. Allo? Umva se? Ndi mu nama kandi irihutirwa rwose, ihangane ndaza kuguhamagara mu kanya, sibyo? Sawa. Arikateri reba hano mwana bayibereye. Muhamagara umbwira ngo uri mu nama. Hano ni ukorera inama. Waruzi ko rero nyiri mu Burayi. Naje naha kugira ngo twibonane. Amafaranga yanjye bimeze biki? Amafaranga yanjye arikate umva ndayekeneye akakanya yamereze. Igihe twavuganye cyararangiye ni wanamamagaye ngo umbwire impamvu amafaranga yanjye ndayekeneye. Gira vuba. Ima amafaranga yanjye. Ngize amahirwe na Debora araje. Debo banguka hano nkwereke. Byagenze bite? Uzi ko byagenze? Ibaze uyu musore uri hano witwa Arikateri. Ari kumwe n'uyu mukobwa. Amaze iminsi yarandiriye amafaranga. Ibanze no kunyishyura. Nibo bayariye. Kubabona gutya. Ubwo se yabagurije mu bigenda gute? Yarambwiye ngo yifite akabazo. Umva mana yanjye ntago mbyemera. Ni Karikateri. Byagenze gute? Byagenze bite?
banza urebe hano ntusohoka muri kumva oya anyishure anyishure Ishura umuntu w'abandi. Ubwo ntabwo byakunda.